Halo bakunzi ba Humura TV show yambi ndabashuhuje cyane ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe muraho mumeze neza bizera ko mumeze neza rero nanjye meze neza Uwiteka arandinze kuboko kwiza kw'Imana kuri kumwe nanjye ndashima Imana yo mu ijuru rero ishimwe kandi ihabwe icyubahiro ndaje kuri no nshonje ntishimye nje mbabaye nje numva mfite agahinda k'ibintu ngiye kubabwira ariko rero ndi muzima ndaje aka kanya tudatinze mu minota rwose mikeya ishoboka kugira ngo tuvuge ku kintu cyitwa abakobwa babyariye mu rugo. Abakobwa babyariye mu rugo ndabashuje aho muri hose mbabwira yuko Imana ibakunda. Rero ntabwo ndi buvuge ibintu byinshi kuri iki kintu, ni ikintu njya mbona nkumva ndababaye, ni ikintu kijya kintera agahinda kikambabaza, ariko rero nta kundi. Abantu benshi bakunda gutera amabuye y'abakobwa babyariye mu rugo, bakumva yuko ari ibicibwa, bakumva yuko ari abantu badafite ubwenge, bakumva yuko ari abantu bitaye amazina atari meza, bakumva yuko n'abariya bana bavutse bafite amazina babita, ariko agira ngo mbabwire ngo Imana ibafiteho umugambi mwiza. Nta muntu n'umwe ubuzi inzira umuntu anyuzemo kugira ngo abe yabyara muri situwasiyo imeze kuriya. Rero ikintu wenda ibyo ni nagaciyemo, ndabasabye bantu mukurikira Humura TV show mukajye muca imanza ngo mwumve yuko uriya mwana iyo yagize ntabwo aba ari umwana, sorry, aba yamaze kuba umuntu mukuru, ko umuntu iyo yabyaye undi aba yakuze. Rero ntabwo ubuzi inzira yanyuzemo wenda kugira ngo bigende kuriya, ntabwo waraganiriye nawe, ntabwo ubuzi ibyamubayeho. Rero mujye mwirinda guca imanza kuri icyo kintu, mwirinde kugicaho imanza, kuko buriya ushobora kumukomeretsa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ikintu rero nje kugira ngo tuvugeho ni imibereho y'abariya abana bavukira nyine mu rugo, muri famiye imeze gutyo. Hari igihe umuntu umwana w'umukobwa ujya kubona ukabona nyine abyariye aho ngaho mu rugo, bamuteye inda, abyariye aho, wenda arahagumye, ababyeyi be ntibamwirukanye, igihe kikagera akabyara. Akenshi murabizi rero iyo babyaye abantu babateye inda bagira batya bakabihakana. Rero mu by'ukuri iyo babihakanye urumva nta kundi, batangira nyine ubuzima ukabona ibintu bikundi rwego, ugasanga rero sosiyete irimo irabafata nabi. Kandi noneho hari n'ibibazo hari abana baba bavutse bahura nabyo. Akenshi abakobwa babyariye mu rugo bakunda, iyo bagumye iwabo bakunda kubaho mu buzima bumeze nko kwigura, kuko baba bumva akenshi ababyeyi babo baraba nyine ntabwo bimera neza. Of course nta mubyeyi ujya wishimira yuko umwana we abyara ngo atari kumwe n'umugabo. Rero mu by'ukuri ikintu kimbabaje mbabwira ngo ndababaye ku mutima wanjye, nuko njya mbona ubuzima bwa bariya bana babaho ubuzima bubabaye, babaho ubuzima bwakaye. Akenshi bya bindi nababwiye ngo ba mama wabo habaho nko kwigura, yego nibyo habaho nko kwigura, ugasanga abyaye yari ari nko mu ishuri, nko muri segonderi, yabirangiza urumva ishuri riracitse, noneho agatangira guhasoringa ashaka ubuzima bwa wa mwana kugira ngo yigure iwabo, ashaka igitunga wa mwana kuko papa waba yamwanze. Ugasanga nyine arimo arakora akazi kamwe na kamwe, bituma rero agenda cyane, wa mwana akaba yamusigira nk'abarumuna be cyangwa se wenda ababyeyi be. Ugasanga rero hari ibibazo bimwe na bimwe bijya biba kuri abo bana. Impamvu mbivuga, hari kese ebyiri nabonye numva ndakomeretse mu mutima, ko ngewe buriya rwose ndarelijike ku bana. Umuntu wese uhohoteye umwana byumvira mu mutima. Niyo nyuze ku muhanda nkabona nk'umukozi afashe umwana nabi amujyana nko ku ishuri cyangwa amuvana ku ishuri, numva mbabaye, birankomeretsa cyane cyane cyane, kuko ntabwo uriya mwana aba yarabihisemo. Rero ugasanga ntabwo biba byoroshye. Rero hari kese nabonye, hari ahantu nzi, hari umwana wavukiye nyine aho ngaho, nyina ntagahaba, agenda mu gitondo akagaruka nijoro, ariko umwana arakubitwa, umwana w'uruhinja bamukubita ibikamambiri yambaye ubusa, baramukubita cyane bakamubabaza, bamukubita kenshi ku munsi, kandi n'umwana utarageza no mu myaka 2 n'igice. Umwana wa wundi nyine ubutazi
ugeze mu gihe cyo gukundwa ariko ugasanga ari victime y'ibintu atazi. Mwa bakobwa mwe ndabinginze ndabasabye, niba uzi yuko ibyo byakubayeho ukabyara umwana, ni ukuri mwe kwizera aho muba mwabasize, wikwizera ngo wabasigiye ba nyina wabo, ngo wabasigiye ba nyirarume. Please please please, mwa bakobwa ndabizi muri burebe iki kiganiro, mbabarire umuntu wese ubona iki kiganiro mugisharinge kigera ahantu kure hashoboka, kuko aba bana babaho gutya ni babana bakura ugasanga bafite ibikomere byo mu bwana, ugasanga no mu gukura ko biramunaniye, byica imitekerereze, hari ibintu byangiza muri we, ugasanga umwana nyine. Hari abana tujya tubona bajya mu muhanda, buriya ntabwo bajyanwayo n'ikindi, ahubwo nyine niko baba bayoborwa, baba barabayeho bakomeretse. Njye hari mana yanjye hari ibintu uba utabona ukuntu uvuga, hari ibintu ubona ukababara. Hari ubwo nigeze gucaho ahantu ndi kumwe n'umugabo wanjye, nsanga umwana barimo baramukubita kandi uwo muryango ntabwo uvugirwamo. Noneho rero ubwo nagiye nimyoza zunguza umutwe, ariko umwana ngenda nimyoza meze nk'umusazi. Mugabo arambwira ati powe ntabwo ati nyine mana, hari ibintu uba utabona ukuntu uvuga, hari ibintu uba ubona birenze ukwemera, birenze ubwenge bw'umuntu, birenze ibitekerezo by'umuntu, ari torturing ku mwana utarigeze abwira nyina ngo mbyara. Mbonereho nenge nawe mubyeyi usigarana umwuzukuru wawe ugasigara umwica urubozo, ko psychologically buriya bo wamwishe, kuko mu myaka 2 n'igice, mu myaka 3 kugeza ku myaka 6 nibwo umwana developa icyo azaba cyo, ubwonko bwe n'ubwenge bwe nibwo abidevelopa. Iyo umwishe muri iyo myaka uba umwishe by'iteka ryose. Ngiye nakoze mu bigo bifata abana bo mu muhanda, ariko iyo wumva kese z'abo bana wumva ari abana kenshi bahuye n'ibibazo nk'ibyo ngibyo. Nshuti zanjye babyeyi, niba udashoboye kurerera umwana wawe, niba udashoboye gufata neza umwuzukuru ngo umuhe uburere, wafuma wirukana uwo mukobwa ukamubwira uti no mvira, kuko buriya iyo umwirukanye aragenda agahasoringa, ariko agahasoringana n'umwana akaba azi ngo yabwiriwe cyangwa ameze gute, ariko ntumwice ngo umuture umujinya w'ibyo nyina aba yarakoze. Mwababyeyi gitomwe, Imana yo mu ijuru izabahana. Niba ubona utazarera neza umwuzukuru wawe, please bwira umukobwa wawe uti umugabo wawe yakwanze, hambira ibyawe ugende, buriya byaruta. Hari indi case nzi ya kabiri, uwo mwana nawe yari umwana mutoya. Mana, noneho nanjye nigaga muri segonderi, narabibonaga umutima ukandya, umutima ugasimbuka. Ngiye kuva na kera ntaranabyara, genda allergique ku bana. Mana yanjye, umva simba nshaka no kubitekereza, kuko umuntu ukora ku mwana, naba muzi naba ntamuzi, mba numva arimo nkorogoshora mu mutwe, mba numva simbizi. Buri wese agira intege nke ze ziri. Noneho rero uwo mwana mama we yamubyaye yiga muri segonderi. Amaze kwiga muri segonderi ubuzima buranga, biramunanira, nyine ajya gushaka ubuzima nka bimwe nababwira, akajya yirirwa iyo agataha nijoro. Ariko ikintu cyambabazaga, uwo mwana nyirakuru imvura yaragwaga akamurekera mu mvura hanze, ati mu kiraka icyo, avuga amazina adafite 12 ntashobora gusubiramo, sinshobora kuyasubiramo pe. Umva akamurekera hanze rwose, imvura ikamunyagira, ibyondo byose, ibintu byose, akikoreraho ibintu byose ari mu rugo. Ibyo bintu uwagendaga aho ngaho wese yarabibonaga. Noneho babona nyina ari hafi nko gutaha ku mugoroba, ko yabaga yagiye guhigira umuryango wose. Icyo gihe ufata risike y'umuryango wose, bimwe nababwiye byo kwigura. Babona ari hafi nko gutaha, wenda bakamupfa agasoni, bakamukuramo bya byenda yanyagiranywe, bakamukuramo bya bindi yiriwe gukoreramo, kagakoreramo pipi. Mana, mw'abantu
Imana yo mu ijuru izabahana nudakunda. Buriya aba bana ni abamarayika, ntabwo bagomba kuba victime y'ibyo ba nyina bakoze, na cyane ko ba nyina nabo buriya ubaganirije bakubwira situation bari barimo bijya kuba. Ntabwo rero bagomba kuryozwa ibyaha bya ba nyina, reka mbivuge gutyo. Nshuti zanjye mwihangane, kubera ko buriya hari igihe ukora ikintu ukagikora ukaba uzi ko Imana itakureba, ariko Imana buriya ihora ikoze. Hari igihe nayo igukubitaga hano ikaguhana pe, bishingiye kuri cya kintu uba warakoze, ukibaza ukajya uhora wibaza Mana wampoye iki, ariko yaguhanye bitewe na bya bintu uba waragiye ukora, warahemukiye umuntu utazi gutekereza, umuntu ntazi kuvuga, umuntu ntazi ubwenge. Afite uburenganzira bwo kubaho nk'abandi, kuko ntabwo yigeze ahitamo gutyo. Niba nyina wamugize, niba nyina afite ubwoba, cyangwa hari n'ababyara nyine bagategekwa gukora byanze bikunze kugira ngo batunge uwo mwana, kubera ko babi wabo. Ibyo ngibyo bibaho rero, ugasanga afashe inzira, arashaka uturaka, aragira gute, ariko arimo arahahira umuryango, nawe ugasigara umwangiriza umwana. Babyeyi mwihangane, umuntu ubona iki kiganiro kigeze kure hashoboka, nusharinga iki kiganiro abantu benshi bakakimenya, ni ukuri Imana yo mu ijuru irakumpera umugisha. Rero ni ibyo ngibyo. Kandi ikindi mwa bakobwa mwe, niba rwose hariho n'igihe mutamenya ko ibyo ngibyo abana banyu babikorewe, hari n'abo batera impfunira. Ibaze gukubita umwana ukamukubita ukambira yambaye, ni byinshi cyane. Namwe nimutaha mubonye umwanya nk'ababyeyi b'abana, mujye mumenya ko muba mwakuze. Buriya iyo umuntu yabyaba yakuze, nugera mu rugo jya ufata umwanya umuganirize, umuhobere, umubwire uti ndagukunda, umutembereze aho bishoboka, umubuzabuze mu mutwe, umwibagize ka gahinda. Kandi byiza kurushaho, niba bishoboka mwaba bakobwa mwe, afazaro kugira ngo umwana wawe wakuvuriye, waruhanye, azagira ate, azapfe nabi. Buriya bishoboka, wagenda ukanikodeshereza. Rero nshuti zanjye ndabakunda, Imana ibahe umugisha. Byiza cyane ushobora kwikodeshereza, ukaba ufite ubushobozi ukamwishyurira uwo mukozi, ariko mu gihe bidakunze, mukurikirane umumenye, umube hafi cyane, umwiteho. Rero ndabakunda, Imana ibahe umugisha, ubwiza bw'Imana bubane namwe. Mwa bakobwa mwe rwose mube maso, wikwizera ngo ni mama wanjye ni papa wanjye, barabakomeretsa bazakurana ibikomere. Ntabwo navuze bose, hariho n'ababyeyi beza nyine aba yumva yuko hariho n'abantu, ntabwo nabashyize mu gatebo kamwe bose. Hariho n'abantu nyine yibonera umwuzukuru akumva biramunejeje. Hari aho uzumva avuga ati uyu ni sheri wanjye. Murabizi abakecuru bakunda kuvuga ati ni umugabo wanjye. Izo kese nazo zibaho, ariko ni nkeya. Ariko buriya wa mukobwa, uzi ukuntu mama wawe ateye cyangwa papa wawe ateye, ubuzi ni uko bakubwiye ujya gusama. Rero jya umenya amakuru, uyamenye, uneke. Nutaha uganiriza umwana. Buriya umwana, abana batoya niyo batazi kuvuga, ariko ushobora kumureba ukamenya uko ameze, ukamenya icyo avuze, ukamenya icyo akubwiye. Mubaho urukundo mu mwanya muto mubonye. Ntabwo biba biboroheye, ndabizi, ntabwo biba biboroheye pe, ariko nutaha umuha urukundo, umufate, umuheke, umwiyuhagirire, umukuremo, umwuhagire hose, murebe hose, umwiteho, umuhekeya zawe, kugira ngo basi nawe ye kugira absence yawe kandi uhari. Nshuti zanjye ndabakunda, cyo nzajya numva twaganiraho nzajya nza tukiganireho. Rero nagira ngo mbabwire ngo bye, Imana ibarinde. Ibiganiro nakagaruka, bwiza bw'Imana bubane namwe. Ndabakunda cyane. Bye inshuti zanjye.
bye 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 bye.